Nuko tuyitangiye rero dutangiranye n'akana gatoya hano k'agakobwa kari karimo gukurura mama wako. Umukobwa uri hano akabwira umwana we ati wa mwana we unjyanye hehe? Ati mama ati wowe vayo nkujyane ntugire ikibazo, ati ndibuze kumukwereka. Uri hano akavuga ati wa mwana we nanjye ubwanjye sinibuka uko papa we yasaga, ati none urakeka wowe waba umuzi? Akana kati mama ntugire ikibazo, ati ngewe inzi aho papa wanjye ari, ati vayo rwose ndibuze kumukwereka. Ariko umubyeyi uri hano yararimo abwira umwana we ati wa mwana we nanjye ubwanjye sinibuka papa we ndetse yaciye igihe kinini cyane, ati se wowe urakeka waba uza ahari? Barakwereka akana kazanye mama wako ahantu hano rwose huzuye imyanda ndetse hari ba bantu baba batunda imyanda. Umubyeyi uri hano akabaza umwana we ati none se wa mwana we papa we yaba ahantu nk'aha ngaha? Ati se papa wawe yaba ari garbage collector cyangwa se ba bantu bakusanya imyanda? Ati rwose ntumbwire yuko papa we ari uwo muntu. Akana kati mama wapi? Ati papa wanjye ntago ari uwo muntu, ati ahubwo papa wanjye yibera hano gusa ariko we ntago akusanya imyanda, ati aba muri aka gace, ati wowe uri buze kumwirebera, ati niba ugira ngo ndakubeshya reba hari hirya. Barakurika aho hari abagabo basa nabi ndetse bari barimo kugenda bakusanya imyanda. Akana ubanza ariko kazanye mama wako, gusa umwana uri ahangaha avuga ati rwose nituza kubona papa wanjye, ati ndetse tukamugarura kuri Hayes Group bigatuma abona ibyari bye byose batwaye cyangwa se akigaruza imitungo ye, mama ari buze kuba ameze neza, nta kintu na kimwe turi buze kuba dufite cyo guhangayikira. Gusa umukobwa uri ahangaha akavuga ati ariko se sheri, ati koko urabona papa wawe yaba ari umwe muri aba basabirizi? Ati gute bishoboka yuko ngiye naba narabyaranye n'umusabirizi, umukobwa mwiza nkanjye rwose w'ikizubazuba, urumva koko naba narabyaranye n'umusabirizi? Ati ibingibi ntago bibaho, ngiye ntago nigeze neretana n'umusabirizi, ati ahubwo tuve ahangaha rwose wa mwana we wasanga wibeshye. Akana kati oya mama, ati ndabizi neza ntabwo nibeshye, ati ndetse papa wanjye nta nubwo ari umusabirizi, ati nawe ni umusore mwiza cyane, ati ndetse niwe musore mwiza wigeze ubaho. Ariko wibuke amagambo uyu mwana avuze, ati rwose nitubona papa wacu tukamugarura muri Hayes cyangwa se mu muryango wa Hayes, ati rwose biri buze gutuma abona icyari cye cyose, ubundi nta kintu na kimwe turaza kuba dufite cyo guhangayikira. Barakurika muri ako kanya kana karahamagaye ati papa. Abasore bose bari aho ngaho bameze nk'abasazi batangira kuvuga ati ati none se ako gakobwa kaba kaje kuturebara. Batangira rwose hano kurabya indimi, ubona yuko abasore bari aha ngaha nta mico myiza habe na miki. Umukobwa uri aha ngaha yatangiye kugira ubwoba ndetse ashaka gufata umwana we ngo bigendere. Barakwereka akana kahise kavuga ati mama, ati buretse kugenda, ati vayo utagenda, ati rwose reba hari hakurya, ati reba hakurya yaba ari abagabo, ati urabona yuko hari abandi, ati vayo ariho tujya kureba, ndabona papa wanjye atari muri aba ngaba rwose. Barakurika baje hano ku ruhande hari undi musore rwose nawe w'umusazi aho ngaho ndetse ufite uruntu rw'urupupe mu ntoki, ariko nanone ubona yuko umusore uri aha ngaha ni umusore mwiza, ahubwo ni bya bindi bavuga ngo iminsi igira nabi. Barakurika akana kaje aha ngaha, umusore rwose yahise afata kawunga arangije ahereza akana ati wakana we akira dusangire. Akana karangije karavuga ati oya, ndetse gahita kabwira mama wako ati mama nari nabikubwiye yuko papa wanjye rwose ari mwiza, ati none se urabona uko nabikubwiye atari ko bimeze? Uri aha ngaha abwira umwana we atari ko se sheri, ati koko urebye koko urabona uyu nguyu ari papa wawe? Ati papa wawe rwose ntabwo yaba ameze gutya, ati ndabizi yuko uyu atari papa wawe. Akana karangije karavuga ati mama none reba aka kamenyetso navukanye hano, bimwe inaha iwacu dukunze kwita ikibibi, ati none urabona aka kamenyetso navukanye aha ngaha na papa wanjye aragafite. Barakurika umusore aha ngaho umeze nk'umusazi yahise avuga ati yewe wowe twigeze guhura, ati nanjye dore ako ngako ndagafite. Barakurika umukobwa uri aha ngaha yahise yikanga, hano nta muntu n'umwe turamenya izina rye, ariko mwe mukurikire iki ngiki ni igice cya mbere ndetse filime yacu niho igitangira, muri buze gusobanukirwa neza cyane. Barakureka twigarukire hano wa musore tubonye umeze nk'umusazi niba muzi gushishoza neza. Barakureka hano ifoto akiri umusore muzima, bigaragara yuko hano bamushyinguye muri uru rugo, ndetse uri hano yakomeje avuga ati rwose iyi mitungo yose wasize cyangwa se ibi bintu byose wasize, ati kubera iki wagiye muri ubu buryo koko? Ati wari ubizi yuko nugenda nazigera nishima, ati ndetse nta n'ikintu na kimwe nzaba nsigaranye. Ati Yanisi we ndakwinginze niba waragiye cyangwa se niba utaranagiye uri hano hafi, ati ndakwinginze uzangaruke
ubanza abari hano barashyinguye umusore ariko batazi niba yarapfuye. Barakwereka muri ako kanya umukozi wo mu rugo yatangiye guhamagara ati Miss Jerry nawe ati ndakwinginze rwose ati va aho ngaho. Umukobwa uri aha ngaha arimo kuririra uyu musore, ariko nanone uyu musore tumubonye ahantu ameze nk'umusazi, ndetse akana gato yakabwira mama wake ati mama ati dore ikimenyetso mfite nawe nicyo afite, ndetse uri hano ararira avuga ati umuvandimwe wanjye ati agombe kuba yarapfuye bya nyabyo, ati se koko yaba yarapfuye cyangwa ni muzima. Abari aha ngaho rwose turabona umuntu baramushyinguye, ariko nanone akomeza yibaza ati se yarapfuye cyangwa ngo ni muzima. Avuga ati tukiri abana yahoraga ambwira yuko we naho yapfa yakongera akazuka paka inshuro 7 ngo afite ubuzima burindwi bwose bwo kubaho. Barakwereka umukobwa uri aha ngaho ngo ni Jerina yahise atangira kwibuka uyu musore ngo ni Yanis bakiri abana, bigaragara yuko rwose abangaba ni abavandimwe, ndetse aka kana k'agakobwa ngo ni Jerina kari karuhamye uyu muhungu ajya kugatabara. Barakwereka akana rwose kari karimo gucira amazi, kari gatangiye hano kuba kayamira, kahise kareba ku ruhande aho ngaho umusaza wako ugatabaye, karangije karamushimira, ariko kabona nawe arimo kuva amaraso. Ati Yanis urimo kuva amaraso menshi cyane, ati se waba ugiye gupfa? Agakobwa niko kabaje aka kana k'agahungu kitwa ngo ni Yanis. Agahungu karangije karavuga ati Jerry nawe ati rwose ntuze kugira ubwoba, ati ngewe mfite ubuzima burenga 9 bwo kubaho, ntago rwose ngewe nzigera mpfa habe na rimwe, ati se ubwo ngubwo urumva napfa nkagusiga? None disi dore umukobwa hano yabaye mukuru, ndetse arahangaha imbere ya musaza we, bigaragara yuko bamushyinguye, ariko uvuga ati ndabizi neza yuko utapfuye, ati rwose byose bigombe kuba atari byo. Gusa umukozi wo mu rugo uri ahangaha akibaza ati se niba atarapfuye uriya musore ngo ni Yanis none yaba ari hehe, cyangwa se izi nzibutso zose cyangwa aha hantu twakita nk'igituro ho baza kumwibukira, ibi ngibi byose byaba ari ibyiki? Barakweka muri ako kanya uyu mukobwa yitwa ngo ni Jerina, ariko nanone akaba yambaye ikanzu nk'umuntu ugiye gushyingirwa. Barakweka muri ako kanya aho yari ari kwibuka musaza we, hari undi waje rwose afata ibintu byanditseho amazina ya musaza we, ndetse afata n'ifoto atangira kubishyira ahantu mu kintu cy'igishashi, ubanza adashaka yuko uyu mukobwa ngo ni Jerina yibuka uyu musaza we witwa ngo ni Yanis. Barakweka muri ako kanya uwari uje aho ngaho yaramuhamagaye ati Jerina ati rwose umuvandimwe wawe yarapfuye igihe kinini gishize, ati ntabwo wakabaye uri ahanga cyangwa se ntabwo wakabaye uri muri ibi ngibi. Jerina ariko arira hakanavuga ati oya, ati ntabwo umuvandimwe wanjye yapfuye. Umusore akamubwira ati waretse kumutesha umutwe ukamureka akiruhukira mu mahoro, ati rwose dore ikirori cy'ubukwe bwanjye nawe kigiye gutangira, none wewe waje wirukanka ahangaha rwose wambaye n'agatimba nguje kwibuka umuvandimwe wawe? Ntabwo iki ngiki ari cyo gihe cyanya cyo kuba wakibuka umuvandimwe wawe. Bigaragara nuko rwose uyu mushiki wuriya mukobwa, uyu mushiki w'uyu musore ngo ni Yanis agiye gukora ubukwe. Barakurika rwose kakana nyuma yo kwizirika kuri umusore ngo ni papa wako, umusore twabonye w'umusazi, bahise bamufata bamuzana mu rugo, ubanza uyu mama w'aka kana nawe yaremiye. Umukozi wo mu rugo arangije avuga ati none se uwo musazi kandi mumukuye he? Akana karangije karavuga ati uyu nguyu ntago ari umusazi, ati rwose mwitegereze neza uyu nguyu ni papa wanjye. Umukozi wo mu rugo yaramwitegereje guhera hasi kugera hejuru, ndetse umusore uri ahangaha nawe asohoza yisekera avuga ati yemwe muri aho, umusore uri ahangaha ubanza afite ikibazo cyo mu mutwe. Umukozi wo mu rugo yarumiwe arangije aravuga ati yewe none se uyu musabirizi utanuzura neza mu mutwe niyo muzanye hano ngo ni umugabo wahwera? Ntabwo rwose uyu nguyu mama w'uyu mwana turamenya izina rye, ati uyu nguyu niwe muzanye? Ati none se uyu nguyu niwe Heyesi wabuze imyaka myinshi ishize? Umukobwa uri ahangaha ati cyane rwose, ati uyu nguyu agombe kuba ari we Heyesi wabuze imyaka myinshi ishize. Umukozi wo mu rugo uraha yahise yumirwa, ubanza uyu musore ngo ni Heyesi yari umukire ndetse yarazwi na buri muntu wese. Umukozi wo mu rugo uraha yarumiwe avuga ati ibi ngibi se kandi birashoboka? Ariko nanone ngira ngo mwibuke mu rugo rwo k'uyu musore twabibonye yuko bamushyinguye, ndetse na mushiki we yari arimo amurira avuga ati Yanis ati rwose ntabwo waba waragiye, ndetse ndabizi neza ko utapfuye. Ariko hano barakwereka umusazi uraha yatangiye kwegera rwose ibintu by'ibishushanyo ndetse n'ibindi bintu byinshi biri ahangaha. Umukozi wo mu rugo ararangira amubwira ati rwose wa musore ntabwo wakabaye utinyuka gukora kuri ibi ngibi, ati ibi ngibi ni bimwe mu bishushanyo rwose byasizwe n'abami, ati ndetse sogokuru w'uyu mukobwa yabiguze amafaranga menshi cyane. Umusazi uri ahangaha arangira avuga ati ariko ibi ngibi nigeze mbibonaho na mbere,
ati rwose njyewe ibingibi nigeze mbibonaho na mbere. Umugabo uri aha ngaha arangije aravuga ati none se gute ibintu nk'ibi rwose Miss Tricia bamuguriye cyangwa se sogokuru we yamuguriye, wewe waba warabibonye hehe cyangwa se waba warahuriye na hehe nabyo, umuntu w'umusazi nkawe? Umusore uri aha ngaha rwose yatangiye kwishimagurwa. Wibuke abantu nk'aba ngaba rwose no koga biba ari ibibazo byinshi cyane. Umukobwa arangije avuga ati ibingibi ati ni bimwe mu bintu bifite agaciro gahambaye cyangwa se biguze amafaranga menshi sogokuru wacu yadusigiye cyangwa se sogokuru wanjye yansigiye. Ati none wewe gute uvuga ngo hari ahandi hantu waba warabibonye? Ati ikindi kandi impamvu ubona twabishyize aha ngaha ati rwose dukeneye amafaranga rero tugiye kuba twabigurisha. Umusore arangije avuga ati oya, ati ibi bintu biri aha ngaha ni bya fake. Ati gute rero mwatinyuka kugurisha ibintu bya fake? Umugabo rwose ukora hano nk'umusekirite cyangwa se nk'umukozi wo mu rugo arangira avuga ati se uyu musore ubundi yamenye ute ko ibintu ari ibya fake? Umusore nk'uyu nguyu w'umusazi ninde wamwizera? Ati rwose ibingibi buri wese hano arabizi yuko ari ibya nyabyo. Ati ndetse nibyo umuryango wa Sharp family cyangwa se umuryango w'abashapu ati nibyo usigayeho byonyine. Ati rero nugerageze kuvuga ubusa wa musore we ati cyangwa se ngusohore aha ngaha ku nabi. Barakwereka umusekirite uri aha ngaha yahise asa rwose gukurayo inkoni yo kumwiyo atangira gukubita umusore w'umusazi uraha. Wibuke abangaba bamuzanye mu rugo rwose nka papa wa kariya kana. Barakwereka umusore uri aha ngaha yafashe rimwe mu mavaze kandi twumvise yuko ibintu byose bakusanyije biri aha ngaha bihenze. Aje aravuga ati ngende mwongera kunkubita ibi byose ubona ndaza kubimena ati ndetse ndaza kubyangiza. Barakwereka mama uyu mwana rwose yaje hano kwitegereza abona ibiri aha ngaha kuko ni ibya fake nkuko uriya musore w'umusazi abivuze, birimo gushishuka bigaragara yuko ari ibipiratano. Umukobwa uri aha ngaha yahise yumirwa, yumvaga yuko ari ibya original. Arangije aravuga ati ye ati se gute ibingibi bishoboka? Ati twumvaga ibingibi ari byo bashushanyije cyangwa se ari byo bandikishije ikaramu. Ati none dore babibaditseho. Ati bigaragara yuko izi kalligraphy atari izanyazo. Umusazi uri aha ngaha arangije avuga ati ariko sogokuru wawe yataye amafaranga rwose agera kuri miliyoni 2 z'idolari agura ibyo bintu biri aho ngaho. Ati none gute watinyuka kuvuga yuko atari ibyanyabyo? Umukobwa uri aha ngaha arangije avuga ati mu bigaragara nuko sogokuru wanjye bamutuburiye, ubanza sogokuru uyu mukobwa yaraguze ibintu bitari ibyanyabyo. Umusazi uri aha ngaha arangije avuga ati yewe naka ngaka ndabona ari aka fake, atereka tukajugunye hasi. Akana karangije karavuga ati ariga papa wanjye nge nari mwizeye yabonye ibintu bya fake ahita bimenya. Barakwereka umusore uri aha ngaha yafashe akantu kari aha ngaha turi kumva bavuga ngo ni kashe y'ibwami bwa kera ndetse arangije arakarekura gahita kikubita hasi. Abari aha ngaha bose barikanze ariko nanone abaye ari aka original nta kintu na kimwe cyavaho cyangwa se nta kantu na kamwe kavaho. Barakwereka uri aha ngaha ngo ni Tricia mama w'aka kana yaje yirukanka rwose ngo arebe icyo kariya gakashe cyangwa se iri akashe ya kera yo ku bwami yabibaye. Uri aha ngaha umusaza avuga ati rwose uzi yuko iri akashe y'ibwami ihagaze miliyoni 8 zose z'idolari. Ati none wowe gute watinyuka kuyikubita hasi mu buryo budasanzwe nka gutya? Ati rwose wa musore ugomba kuba waguze ubwonko bwawe. Ati koko burya utuzura uri n'umusazi neza byarakurangiranye. Ariko umukobwa uri aha ngaha yaraje yitegereje uburyo ikintu kiri aha ngaha gikozemo. Arangije aravuga ati mana yanjye gute ibingibi bishoboka? Wibuke ngo iyi kashe sogokuru uyu mukobwa yayiguze miliyoni 8 zose z'idolari. Iriya kalligraphy tubonye ya pirate ndetse nayo ngo yayiguze miliyoni 2. Umukobwa uri aha ngaha ahita avuga ati niki ngiki? Ati rwose biragaragara yuko ari kashe ya fake cyangwa se ari kashe y'ibwami ya fake. Ati nago ari iya nyayo. Ati rwose ibingibi nibyo bikoreye biri aho ngaho bisanzwe. Ati n'umuntu wagifashe arakibumba gutyo. Umukobwa hano yahise yikanga ndetse agira n'ubwoba bwinshi cyane. Aravuga ati none bivuze yuko ibintu byose dufite aha ngaha nk'imitungo umuryango wacu usigayeho byose ari ibya fake? Barakwereka rwose umugabo w'umurinzi cyangwa se umusaza ukuzemo w'umurinzi uri hano aravuga ati oya. Ati none se gute bishoboka yuko ibingibi byose biri aha ngaha ari ibya fake? Ati iyi ngiyi niyo mitungo yonyine umuryango wanyu usigayeho. Ati none gute rero sogokuru wawe yaba yaraguze ibintu bya fake gusa? Ati yewe ati byaba bisa nkaho biturangiriyeho pe. Ati nta kintu na kimwe twaba dusigaranye. Bigaragara yuko bari bafashe bimwe mu bintu bihenze by'imitungo yabo bakaza bakabirunda aha ngaha bashaka kubiteza icyamunara kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha.
ariko umukobwa uri ahangaha akibaza ati gute umusazi areba ikintu cya fake akakimenya? Ese uriya musore yaba ari umusazi cyangwa se Yanis yaba ari umusazi? Uriya musore turi kumva bamwita nde? Yanis Hayes. Rero ayo mazina naze kubacanga. Yanis ni izina ry'uyu musore ndetse Hayes ni izina ry'umuryango wabo cyangwa se ry'amakampani yabo. Barakwereka muri ako kanya umukobwa uri ahangaha yahise abwira uyu mugabo w'umusaza ati rwose sureba uriya uri hariya, ati nshaka kujya kumupima, ati rwose nkamenya neza niba ari we Yanis Hayes, ati ndetse nkamenya neza yuko ari we papa w'umukobwa wanjye. Uyu nguyu uri ahangaha ahise abikeka yuko uriya musore ashobora kuba ari ikibazo yagize, ariko ubundi bwenge abufite kuko arabasha kureba ibintu yabonyeho akabyibuka. Barakwereka umusore rwose hano batangiye kumufata neza ndetse bamuzana hano rwose muri bwogero ngo atangire yoge, ariko urahanga rwose yabigize ambiance avuga ati mbega ukuntu utunyugunyugu tuguruka neza, icyo atazi ibyo ari kureba nk'ibinyugunyugu ni urufuro. Umusaza urahanga akavuga ati ariko iki ngiki cyabuze ubwonko bwacyo neza, ati rwose iyo usa atari mabuja, ati nkawe nakaguteruye nkajya kukujugunya neza muri puberi. Umusore urahanga rwose we ari kwikinira mu mazi, bamuzanye hano ngo yoge bamuhe ibyo kwambara, arangije ahita haguruka yambaye ubusa. Abari hano bose abatera umwaka aravuga ati murebe, ati se niki kandi mutazi? Barakwereka urahangaha yahise avuga ati yewe, ati mabuja ubanza agiye kwishima ntumbaze ngo abonye iki. Barakwereka Tricia cyangwa se mabuja wo muri uru rugo, ariko nanone dusanze rwose sogokuru we yaraguze ibintu bya pirate, ariko nanone uyu mukobwa ngo yaragiye kubiteza mu cyamunara bitewe nuko yari yikeneye amafaranga, none asanze n'ibintu yaragiye guteza icyamunara ibyo baguze ari ibya fake. Barakwereka muri ako kanya umukozi wo mu rugo yahise aza avuga ati Mistress Sharp. Uyu mukobwa rero nimwumva mwita Tricia cyangwa se nkamwita Sharp nibibacanga kubera yuko nawe Sharp ni izina ry'umuryango wabo cyangwa se rya company yabo, ariko nanone Tricia ni izina ryiwe bwite. Barakwereka muri ako kanya bahise bamuzanira DNA test cyangwa se ibipimo bavuye gupima uriya musore ngo barebe neza yuko ari papa w'uriya mwana ndetse barebe neza yuko ari we na Hayes, kubera yuko ari mwabi afite biriya bisatsi ntabwo agaragara. Barakwereka urahanga yahise avuga ati ni ibyanya byo koko ni papa w'umukobwa wanjye Zinia, karakana gato yabakita Zinia, ndetse aya mazina naze kubavanga kubera yuko nanjye ndahangaha rwose mbafashe gusobanukirwa. Barakwereka rwose wa mukozi wo mu rugo hano cyangwa se wa bodyguard yaje yirukanka avuga ati 99.9% ndetse umukobwa urahanga yahise yikanga ibyo yari afite abijugunya hasi avuga ati ariko nkawe gute unzi nyuma ndetse ukaza mu matwi unsakuriza. Uraha yaravuze ati yewe, ati mu bigaragara nuko rwose umugabo wawe hariya ameze neza, ati ndetse nawe dusoje kumutunganya, ati byari ngombwa yuko abyara uriya mwana rega ntago byari kubura. Wibuke urahanga rwose yabonye uriya musore yambaye ubusa, ndetse Tricia uri hano yahise avuga ati ceceka ntago wakagombye kuvuga ubwo busa imbere yanjye. Arangije aravuga ati rero niba uriya ari we muyobozi wa Hayes Group cyangwa se company yitwa Hayes, ati rwose tugomba kuba twamwitaho cyangwa se tukamufasha. Ati mu bigaragara nuko iyi myaka 3 yose nta muntu wigeze umubona hariya yabaga, ati ndetse nta muntu numwe uzi yuko yanabaye umusazi. Ati rero kuva ari we wanyawe, ati rwose tugomba kumwitaho kuko niyo mahirwe yacu. Urahanga arangije aravuga ati Miss Sharp, ati none se ibyo ngibyo ushatse kuvuga ni ibiki? Ati cyangwa se niki tugiye gukora ikikurikira? Amaze kumenya yuko uriya ari papa w'umwana we, avuga ati rwose uriya ubwo ari papa wa Zinia wa nyawe, ati cyangwa se ubwo ari papa w'umukobwa wanjye, ati n'ubundi icyaba cyose, ati nuko ngomba kumwitaho ku giti cyanjye. Ati rwose ngomba kumwitaho ndetse nkatuma agaruka ibintu, ati nitaye rwose ku cyo yaba ari cyo cyangwa se nitaye ku kuba ari umusazi. Barakwereka umugabo urahanga ntago arimo kubyumva, ati ariko nanone ati ntago bivuze yuko atari we mahirwe yacu rwose y'ejo hazaza. Ati merutse kumva rwose ngo polisi zaramushatse ahantu hose ziramubura, ati rero natwe tugomba gukora ibishoboka mu gihe rwose nta muntu n'umwe uzi ko akibaho, natwe tugatuma uriya musazi atagaragara. Barakwereka akana hano kari kazanye papa wako, basoje rwose kumwitaho ibisatsi babyogoshe ndetse umusore hano banamwambitse neza, ariko ntibivuze yuko ibisazi byarangiye. Barakwereka rwose urahangaha ngo ni Miss Sharp yabonye umusore ahita yikanga, kumbe disi wa musore ni n'umusore mwiza ndetse w'ibogari, ahubwo ni ubuzima bugira nabi.
Tricia uri hano rwose yarebye umusore ndetse kumukuraho amaso biramunanira. Hano umusazi yabaye seriye we, ariko hano afite agapupe kiwe mukitegereze atajya asiga. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yatangiye kuvuga ati mbega ati rwose uriya musore nimwiyegereza akaba uwanjye, ati nzaba mfite buri kimwe cyose. Yamurebye areba ubwiza yiyibagije yuko ari umusazi. Akana karangije karavuga ati mama ati rwose dore papa wanjye nyuma yuko bamwogeje, ati urabona atagaragara neza, ati rwose papa arasa neza pe. Umukobwa uri hano nawe mu bitekerezo bye ati yewe ati wa musore nari namwibeshyeho, ati burya ni umusore mwiza, ati ariko ubundi gute Tricia nkanjye naba narabyaranye n'umusore mubi, ati n'ubundi ntabwo byagombaga kubaho. Numbaze ngo aba bombi babyaranye gute, ariko ibyo ari byo byose nuko byabaye nk'impanuka tu. Barakwereka hano rwose urahanga yahise avuga ati rwose ndatangaza yuko guhera uyu munsi cyangwa se ndabamenyesha yuko guhera uyu munsi agiye kujya abana natwe hano mu rugo, ati ndetse tukareba uburyo yazagarura ubumuntu bwe cyangwa se yazagarura ibimuranga. Ubwo kugarura ibimuranga ni ukuba yasubira uwo yahoze ari we akarekera aho ngaho k'umusazi. Umusore urahanga arangije avuga ati yewe ati ni ukuri muri abantu beza, ati kuba munyemereye kuguma hano mu rugo rwanyu, ati ndetse nanjye ndagusezeranya yuko ati nzakubera inshuti yawe y'akataraboneka. Akana kari hano kitwa Zine akarangije karavuga ati papa rekera aho ngaho rwose, ati gute uzaba inshuti ya mama y'akataraboneka, ati wowe ntabwo ugomba kuba best friend wa mama, ati ahubwo wowe ugomba kuba umugabo we, ati kubera yuko wowe uri papa wanjye. Umukobwa urahanga yarumiwe avuga ati iki cyana gishaka kunshingira umusazi ku ngufu. Umusore urahanga arangije avuga ati yego rwose, ati uko nguko niko bimeze. Ahita afata akaboko k'umukobwa, umukobwa agira ubwoba, wibuke uyu ni umusazi. Avuga ati yego rwose, ati guhera uyu munsi ati wowe uri umugore wanjye, ati umugore wanjye. Umukobwa arangije avuga ati ndekura, ati ndetse mumenyeshe neza yuko ati rwose nubwo ugiye kuguma hano, ati ariko ugomba kujya witonda, ati rwose nta kintu na kimwe ugomba kuvuga, ati ndetse wibuke yuko njyewe ntabwo nashyingiranywe nawe, ugomba kurikiraho ngo rwose kuba wanyita umugore wawe, ati ahubwo wowe ukazajya unyita mama wawe. Umukobwa uri ahangaha ari kubwira umusore rwose babyaranye ngo azajye amwita mama we. Umusazi nawe akemera akavuga ati yewe yigo mama, ati ibyo ngibyo ntacyo bintwaye. Akana karangije kavuga ati mama ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ati ni njye jyenyine ugomba kukwita mama. Umukobwa arangije avuga ati mwana wanjye, ati se kandi hano hari ikintu kitarimo kumvikana neza, ati rwose uyu nguyu ntabwo ntigeze nsezerana nawe, ati rero ntabwo yemerewe kuba yanyita umugore we. Ati ikindi kandi urabona uyu nguyu uri ahangaha nta giceri na kimwe afite, ati ndetse ni twebwe turi ahangaha turimo kumufasha, ati rero kuva ari twebwe turi kwita ku bibazo bye, rero wihita umushyira mu cyiciro nk'icyo ngicyo cyo kuba yaba papa wanjye. Akana karangije karavuga ati ariko mama njyewe ndaza gushaka uburyo papa wanjye agarura intekerezo ze, ati ndetse ndaza no gushaka rwose uburyo papa wanjye aba muzima, ati rero nawe icyo ugomba gukora ni ukumfasha kuba twamwitaho. Barakwereka hano bwarije, gusa akana uko karyamye katangiye kuba karotaguzwa. Numbaze ngo hano umwana arimo kurota ibiki. Barakwereka umwana yakomeje arota, ariko nanone ariko avuga. Kumbe barakwereka umwana hano yari ari kurota iby'ubukwe bwa Jerina. Wibuke uyu nguyu Jerina ni mushiki wuriya papa w'uyu mwana ngo ni Zini. Barakwereka rero hano akana kari kurota iby'ubukwe, karota rwose uyu mukobwa ngo ni Jerina ari gukorana ubukwe n'undi musore. Ngira ngo uyu musore mwamubonye aza amuhamagara ndetse ahita akusanya ibyo yibukiragaho umusaza we byose abishyira mu kintu cy'igifuka. Akana hano rwose kakomeje karuta, ndetse uwitwa Jerina ahangaha yahise akuramo ikanzu. Ngira ngo ibintu byo mu nzozi murabizi biba ari uruvangi. Arangije yambara iki? Yambara ikote hano, aza avuga ati rwose ndi hano kugira ngo mbatangarize yuko 50% by'imitungo ya Hayes ati rwose mbihaye umugabo wanjye ari we Paka. Ati guhera uyu munsi umugabo wanjye byose niwe ugiye kujya ubikontorora. Ati rero 50% by'iyo kuva tubimuhaye mureke aze hano imbere rwose abyakire cyangwa se yakire. Ibyandiko bigaragaza yuko 50% bya Hayes Group byose bigiye mu biganza byiwe. Izi ni inzozi uriya mwana muto ngo ni Zinia arimo kurota. Barakwereka abantu bari aho ngaho rwose batangiye gukoma amashyi, ndetse bakwerekana wa musore ngo ni Paka Zoxis aje hano rwose gufata iki
gufata imitungo yewe cyangwa se 50% bya kampani. Ubundi hano ukuntu biba bimeze nk'umuntu ufite 50% bya kampani, biba bisa nkaho uwo muntu ari we uyoboye kampani, kuko kampani ibigizwe n'abanyamigabane benshi, ndetse ugasanga harimo abafite 30, 10, abafite 2%. Uyu nguyu rero we bamuhaye 50%, bivuze ngo nta muntu ushobora kujya hejuru yiwe, biraguye. Barakwereka abantu bose baraho batangiye kuvuga ati bigaragara yuko uriya musore yashyingiranywe n'uriya mukobwa kugira ngo rwose yitwarire iyi kampani. Ndetse abari bakomeza bavuga ati ahubwo urabona Hayes Group mu minsi mike itaraza kuba yitwa Paka Group, ati n'ubundi ko Hayes yapfuye akana kahise gakanguka bari kuvuga yuko papa wako yapfuye. Wibuke ziriya ni inzozi aka kana gato yakari karimo kurota, kavuga ati rwose imyaka 6 ishize, ati rwose umuntu wakubise papa wanjye cyangwa se umuntu watumye papa wanjye amera kuriya, ati rwose nuriya ngo ni Zoxis Parker. Numbaze ngo aka kana ibingibi kabizi gute? Ati rero ngendeye rwose ku by'inkuru z'abantu bavugaga mu nzozi zanjye, ati bigaragara yuko rwose uriya Parker ashaka kuba yatwara imitungo yari ya papa. Ati kandi ibingibi ntabwo nzatuma biba. Ati none dore anti wanjye agiye kumushyingirwa cyangwa se yarangije kuba yashyingirwa uriya Parker. Ati rero ni gute ndibuze kuba natuma uriya anti wanjye wahumishijwe n'urukundo, ubwo aravuga uriya mukobwa ngo ni Jerina ugiye gushakana n'uriya Parker. Ati ndi gute ndaza kuba natuma amenya yuko papa wanjye akiriho, atari ko nateje ibyago. Ati kuko mu bigaragara nuko uriya ngo ni Zoxis Parker yamuhumishije amaso amubeshyeshya urukundo. Akana kavuga ati yewe ubanza ibingibi biri buze gukomera, atari ko ntago ndi buze gutuma ibyari ibya data bitwarwa n'uriya ngo ni Parker. Akana gato hano rwose kiga muri Gardienne karavuga ibintu nk'iby'abantu bakuru neza. Kumbe barakwerekana mama w'umwana hano uko inkuba zagakubise, yarakangutse, ijoro rwose ririmo imvura nyinshi cyane. Urahangaha nawe ubanza nta mahoro afite. Kumbe mu kwitegereza hano ku ruhande yahise avuza induru, nkumbe wa musazi ntago yigeze aryama ahubwo yaje mu cyumba cy'uyu mukobwa. Ariko nanone wibuke niwe babyaranye uriya mwana ngo ni Zinia. Urahanga rwose yarakangutse abonye umuntu mu cyumba cye, ahita yikanga ndetse agera n'ubwoba. Ndetse umusore urahangaha ubwenge bwarigendeye, ndetse bigaragara yuko nawe yifitiye ubwoba. Uraha yaramubaje atari ko si gute wowe utaryamye mu cyumba cyawe, wageze hano mu cyumba cyanjye gute? Ati uzi ko nkanze neza kugeza kugupfa. Ati nari mfuye kubera kwikanga pe. Igisore kirahanga kirangije kiravuga ati shiri, ati rwose hariya harimo inkuba. Ati rero nageze ubwoba bwo kurara mwa kira cyumba. Ati ndetse inkuba ziri gukubita mu mba ziranyegere. Barakwereka kandi inkuba zarakubise, umusore ahita yirukanka ajya kwihisha inyuma y'umukobwa. Ndetse umusore urahangaha mu mutwe byarajaguye ku buryo inkuba zikubita akagira ubwoba neza. Uranga yaramubaje ati yewe mvira ku gitanda nagwa akabaye urahangaha. Ati mva inyuma vuba ajya kuryama mu cyumba cyawe. Barakwereka ibyacu ntibyatinze bwarakeye, ndetse akana kahise gafata imodoka hano kaza kitegereza umukufe mu ntoki zako. Ntumbaze ngo uyu mukufe kawukuye hehe? Kumbe barakwereka ubwo papa wa kariya kana yari arimo koga, cyangwa se uriya musore wemereye nk'umusazi yari afite utuntu tw'udupupe hano arimo gukina natwo, ndetse akana nako kari kaje kuba kamuganiriza aho yari ari kogera. Karenje karavuga ati papa icyo ngicyo ni igiki wambaye mu ijosi ryawe? Ni umukufe uriya musore yari yambaye, ndetse uriya musore twabonye yuko bamwita Yanisi. Aranje aravuga ati iki ngiki se? Atewe iki ngiki sinibuka n'impamvu nyambaye. Ati ariko ndagikunda. Ati rero kuva nawe wakibonye cyangwa se niba nawe ugikunze, ati fata ndakikwihereye. Akana kahise gafata umukufe papa wako yagahaye. Kanje karavuga ati rwose uyu mukufe agombe kuba ari umukufe wa papa kandi wihariye. Ati kandi ndakeka ibingibi nibeshye. Umushoferi aranje avuga ati wakana kuba wambwiye ngo ngujyane rwose kuri Hayes Group cyangwa se ku nyubako yo kwa Hayes, ati se urumva ibyo bintu bitari buze guteza ibibazo? Akana karanje karavuga ati we nugira ikibazo, ati ntwara ubundi uze gusigara hanze unegereje n'imodoka, ntago ndi buze kugusaba yuko twinjirana. Ati ikindi kandi ngiye kureba anti wanjye wo mu muryango kwa Hayes. Ati rero ndumva nta kibazo kibirimo. Akana karanje karavuga ati rwose niba anti wanjye azi uyu mukufe, ati ari buze guhita amenye yuko umuvandimwe we ariho. Wibuke aka kana karose anti wako cyangwa se uriya Jerina ari gufata 50% bya kampani ya Hayes akabiha umugabo we bagiye gushyingiranwa, kandi koko mwibuke bafite ubukwe. Ndetse akana kahise gafata umwanzuro wo kujya kuba kakumvisha yuko cyangwa se kajya kubwira anti wako yuko papa wako akiri muzima. Barakurika kana hano kafashe umushoferi wabo, ndetse bigaragara yuko n'ababyeyi bako bataze ngo kari hehe.
wibuke aka kana gatoya bakita Ziniya. Barakwereka twigarukire mu nyubako nini ndetse isa neza hano, zimwe bita villa, akana kaje kayigendamo, ariko akana kari hano wagira ngo ni umuntu mukuru urebye n'uburyo rwose kaba kambaye isakoshi yako ku ruhande. Barakwereka umukozi wo muri uru rugo yaravuze ati niko wakana gato ugiye hehe cyangwa se hano wahashyitse ute? Ati ubundi ntabwo abana nkawe bakabaye bashyika ahangaha muri iyi nyubako. Ati urabizi yuko iyi nyubako nta muntu ujya upfa kwinjiramo. Ati rero nawe sohoka vuba vuba hataza kugira umuntu ugusanga. Mbaze ngo akana basekirite kabaciye. Akana karanje karavuga ati rwose nje gushaka Jerina Hayes. Ati anti wanjye. Umugore uri ahangaha cyangwa se umukecuru ahangaha w'umukozi aranje aravuga ati uje gushaka Miss Hayes. Ati akana gatoya nkawe se kandi Miss Hayes waba umushakiye iki? Ubundi uri kande cyangwa se wowe uwahiye ufitanye iyihe sano na Miss Hayes cyangwa se Jerina Hayes? Wibuke Hayes ni izina ryo muri uyu muryango. Uriya musore twumvise yuko bamwita Yanis Hayes ndetse na mushiki we bakamwita Jerina Hayes. None akana kaje kavuga ati hano rwose nje kureba Hayes cyangwa se nje kureba Jerina. Ati rero rwose niba nari buze kuba namubona ahangaha biri buze kugorana kubera yuko nari muzaniye impano y'ubukwe bwe. Akana kahise gakurayo wa mukufe karangije kawuha umukozi wo mu rugo uraha kavuga ati madamu, ati rwose uze kwibuka, ati iyo necklace nkuhaye cyangwa se uwo mukufe nkuhaye, ati uze kuwuha Jerina wenyine, nta wundi muntu ugomba kuba wawuha cyangwa se nta wundi muntu ugomba kuba wawereka. Ati kandi ibyo bintu ubyibuke, ati n'umugabo we ubwe ntabwo yemerewe kuba yabona iyo mpano umuhaye. Umukecuru ararangira avuga ati wakana we, ati humura rwose ngende umuntu mukuru, ati gute nagira umunwa, ati rwose ndibuze kuba nabiha Jerina nkuko ubimbwiye. Ati rero niba nta kindi rwose wakigendera kuko naba ari hano. Akana karangije karavuga ati rwose humura, ati n'ubundi narindi mu ngenda ndi kwiruka. Kumbe barakwereka muri ako kanya wa musore ngo ni Parker cyangwa se Mr Parker ugiye gushyingiranwa na Jerina yaje hano. Arangije aravuga ati se muri iyi nyubako gute akabeba nk'aka ngaka kinjiyemo kavuye he? Umusore uri ahangaha ntabwo avuga neza habe na gato, ndetse wumve ukuntu yita umwana muto uri ahangaha ngo ni akabeba. Akana karangije karavuga ati rwose munyihanganire, ati nshobora kuba naje ahangaha kubw'impanuka, ati ariko ndagiye. Akana kibwira mu mutwe ati rwose uyu musore ubwo avuga nabi, ati agombe kuba ari we Parker Zoxis, ati ntabwo nigeze nibeshya. Ati ndetse muri aka kanya sinatuma amenya uwundi we ngo amenye yuko ndi umwana wa Yanis. Mukecuru ahangaha yaravuze ati wakana we genda gakeya, ati utaba wakikubita hasi. Arangije aravuga ati ariko se ko uri ahangaha se wakabaye rwose wagiye kuzanira imiti Jerina? Uraharangije aravuga ati n'ubundi niho ngiye rwose, ati ngiye kumuzanira imiti. Ati rwose niba ariko bimeze, ati nanjye ndahangaha kugira ngo mwiteho, nibuze gusigara rwose mwitaho ntugire ikibazo niba ugiye kumuzanira imiti. Bigaragara yuko rwose uyu mukobwa kuva cyagihe yibuka musaza we atameze neza. Arangije aravuga ati ntago ari ngombwa yuko mujya kunzanira imiti, ati yewe ndibuze kujya kuyizanira. Umukecuru urahangaha arangije aravuga ati ariko madamu, ati rwose ngiye nakagutwaye, ati nta mpamvu yuko wijyana. Umukobwa urahangaha ubanza rwose imyaka myinshi igera kuri 3 ishize abuze musaza we atameze neza ndetse hari ikibazo aba afite. Ubanza rwose uyu mukobwa yarafitanye umubano udasanzwe na musaza we. Umukecuru urahangaha yise yibuka ibya kakana gato, yarangije aravuga ati madamu, ati rwose mu kanya hari umwana muto uvuye ahangaha ndetse avuze yuko ari umwe mu muryango wanyu, ikindi hano hari impano yamaye ngo nkuzanire. Barakurika muri ako kanya yese avuga ati rwose dore agakufe yamaye, ati nze kukaguha nk'impano yawe y'ubukwe. Urahanga ngo ni Jerina yahise afata agakufe. Ibuka kana kavuze ati rwose uyu mukufe niba uri personnel kuri uriya ngo ni Yanis, ati bivuze ngo mushiki we nawe ubona cyangwa se anti wanjye nawe ubona araza guhita wumenya. Kumbe barakoreka umukobwa urahanga ngo ni Jerina yabonye umukufe arangije avuga ati uyu mukufe ni uw'umuvandimwe wanjye. Ati none gute umukufe w'umuvandimwe wanjye waba urahangaha? Ati none se ako kana gato yakazanye uyu mukufe kari hehe? Ati rwose ntwara kuba ntajya kureba ako kana. Arangije avuga ati ako kana kashize uwo mukufi, ati ndetse karangije nago kigeze katubwira izina ryako. Ati rero, ati rwose wihangane, ati kari kagiye kumbwira izina ryako Mr Parker abaraje. Arangije agatera ubwoba kana gahita kirukanka. Ati rero wihangane kuba tutamenye izina ryako. Uraharangije avuga ati ariko uburetse
niba rwose hari umuntu hano wanyoherereje umukufi w'umuvandimwe wanjye, bivuze yuko umuvandimwe wanjye ari we washakaga yuko mbona umukufi. Ubwo rero bigombe kuba bivuze yuko umuvandimwe wanjye ashobora kuba akiri muzima. Umukecuru urahangaranje avuga ati ariko umuvandimwe wawe niba akiri muzima se gute ataza kukureba? Ati yuko umuvandimwe wawe ari muzima urumva atakabaye aza kukureba. Icyo batazi nuko umusore yabaye umusazi, nta bwenge habe na buke asigaranye. Urahangaranje avuga ati wasanga wenda umuvandimwe wanjye ahantu ari guca mu bihe bimukomereye, akaba atarapfuye ariko nanone akaba atabasha kuza ahangaha. Ariko ibingibi biragaragara yuko umuvandimwe wanjye akiri muzima. Rero ako kana gato ngomba kugashaka nkamenya aho kari kugira ngo rwose mbashe gusobanukirwa buri kimwe. Kumbe barakwereka wa musore ngo ni Paka ari ahangaha arimo kumviriza ibiri kuvugirwa mu imbere. Kandi wibuke ikindi, uyu musore ngo ni Paka niwe ugiye gushyingiranwa n'uyu mukobwa ngo ni Jelena. Nibuke yuko kandi twabonye mu nzozi za kariya kana uyu nguyu Paka bari kumuha 50% bya company, bivuze ngo byange bikunde n'ubundi uyu musore icyo akeneye ni amafaranga yo muri iyi nyubako cyangwa se ni amafaranga yo muri uyu muryango. Urimo imbere avuga ati rwose niba yanise yaba akiri muzima, ati rwose ngomba gukora ibishoboka nkamushaka. Ariko nanone umusore ahangaha nyuma yo kumva ibyo umukobwa ari gutekereza aranje aravuga ati nta kuntu yanise yaba akiri muzima. Ati ndabizi neza yuko namwiyiciye. Ati ikindi kandi ngomba gukora ibishoboka byose niba yaba yaranarokotse nanone, ati ngashyingiranwa n'uyu mukobwa hakiri kare kugira ngo ibyo nyine kugiraho mbibone. Bivuze ngo byanyabyo koko uriya musore icyo ashaka ni imitungo yo muri uyu muryango. Barakwereka urahanga rwose yaje gukumangira nyirabuja. Wibuke ahanga ni mu rugo rwo kwande, mu rugo rwo kwa Tricia. Barakwereka muri ako kanya umukozi yahise asunika urugi arinjira. Kumbe mu kwinjira asanze wa musore w'umusazi aryamanye n'umukobwa hano. Arangije arikanga. Umukobwa aramubaza ati se kandi ni igiki kibaye wowe ko mbona rwose utunguwe? Ati yewe, ati ndi kuvuga, ati mwembi babiri, ati reba mwararanye, ati muraryamanye. Ubwo uraha yaketse ibindi. Umukobwa arangije avuga ati uya, ati ni ukubera yuko ijoro ryashize nyine, ati urabyumva ijoro ryashize, ati hari harimo kugwa imvura ndetse irimo inkuba nyinshi cyane. Ati ikindi uyu musore rero impamvu yaryamanye nanjye, ati oya nako nta nubwo ari ukuryamana nanjye, ati reka tureke kubyita kuryamana nanjye, ahubwo yasinziriye mu buriri bumwe nk'ubwo nanjye nasinziriyemo, ati ariko ntabwo higeze aryamana nanjye. Ati rero impamvu ibyo byabaye ni ukubera yuko yatinye inkuba. Ati ariko ubundi kubera iki naba ndi gusobanura? Ati ikindi kandi, ati twasangiye icyo kwiyorosa, ati twasangiye igitanda gusa, ati ariko ibingibi biyorosa cyangwa se bed cover ntabwo twigeze tuzisangira. Ati rero ntugire ibindi utekereza. Umukozi urahangaranje aravuga ati arega ntabwo wakabaye unyisobanuraho kandi uri boss wanjye. Ati ibyo ngibyo byonyine bigaragaza yuko hari ikibazo kibirimo. Umukobwa urahangaranje aravuga ati kumbe, ati ubundi gute mwisobanuraho hanamungane? Ati se ubundi ni igiki gitumye winjira mu cyumba cyanjye gutya uza wirukanka rwose? Hari ikibazo kidasanzwe cyabaye? Umukozi urahangaranje aravuga ati Ziniya. Ati rwose Ziniya, uraha yari agiye kuvuga ngo Ziniya twamubuze. Kumbe akana kari kagarutse kavuye gukora ibintu ababyeyi bako nta numwe uzi ngo aka kana kavuye he. Akana karangije karavuga ati wow, mbega byiza, papa wanjye na mama baryamanye baraye mu buriri bumwe. Ati papa nubwo ari umusazi ariko hari ubundi bwenge agifite pe. Numbaze ngo aka kana ubwenge kavuze papa wa kagifite ni ubuhe? Barakwereka ibyacu ntibyatinze. Abangaba bombi bahise baza hano muri salo. Barangije batangira guhata akana ibibazo. Ati wakana we nakubwiye yuko nta hantu uzajya ujya utabwiye mama wawe, none ndashaka kugira ngo umbwire uvuye hehe, wari wagiye gukora iki? Akana karangije karavuga ati mama nanjye nari nagiye gukusanya ibishingwe cyangwa se imyanda. Ati ye, wari wajya gukusanya imyanda? None ni wowe usigaye warasimbuye papa wawe kari we twakuye mu myanda? Ni wowe usigaye ujya gukusanya imyanda cyangwa se ni wowe usigaye ujya gutoragura amashashi? Reka bari ko tubyita. Ati none gute wakana ushaka gukurikiza papa wawe? Ati ni wo murage uyu papa w'umusazi yaguhaye kuba wajya gutoragura imyanda? Ibuke uyu musore ntago ari muzima. Akana karangije karavuga ati mama, ati reba hano rwose ibintu nakusanyije biratandukanye. Ati oya wa mwana we, ibyo bintu rwose ntuze kubinyegereza, gute ujya gukusanya imyanda ukayizana hano mu rugo rwacu? Ati bigaragara yuko urugo rwacu muri buze kuruhindura ahandi hantu. Akana karangije karavuga ati mama niba udashaka kubona rero ibyo nakuzaniye, reka mbyishyirire papa. Papa w'uyu mwana we ni umusaza, bari gukinisha iki? Abari gukinisha ibipupe hano wagira ngo niwe mwana.
barakwereka muri ako kanya akana kahise gafata ibyo kazanye karangije kabimujugunya iruhande. Umusore uri ahangaha yafashe rwose kimwe batereka ku gituro cy'umuntu kiba cyanditseho izina rye, arangije aragifata atangira rwose kugenda agihanika, kumbe cyanditseho izina rye. Akana karangije karavuga ati none se bishoboka bite? Ati rwose iriya ni taburo bakoresha ku nzibutso cyangwa se aho bibukira bapfuye. Akana karangije karavuga ati cyane nyine, none se urabona kuri iriya taburo hatanditseho Yannis Hayes? Ati rwose iriya ni ya papa, rero nagombaga kujya kuba nayizana. Kumbe barakwereka mama w'uyu mwana nawe yahise yikanga kubona uyu mugabo cyangwa se uyu musore twavuga babana umeze nk'umusazi. Hano hari ibintu bigaragaza yuko iwabo bajya bamwibuka bamufata nk'aho yapfuye. Kumbe barakwereka uri ahangaha nta nubwo ari kumenya yuko ari izina rye ryanditse aho ngaho. Umukobwa aranje aravuga ati icyo ngicyo kijugunye, aterekera aho ngaho kudutera ubwoba. Atuzi ko wagira ngo turi kumwe n'umuzimu, none niba bajya bagushengerera cyangwa se bafite ibituro bajya bakwibukiraho, none tukaba tubona hano turi kumwe nawe. Kumbe umusore uri ahangaha kugira ngo umenye yuko ameze nk'abana, icyo bamubwiye ngo akijugunye yahise atangira kukiyambira. Kumbe si ibyo ngibyo gusa, muri ako kanya yahise akurayo na za foto bashyira ku mva z'abantu, ya mafoto rwose agaragaza abantu ko bapfuye n'amatariki bapfiriyeho. Akana karangije karavuga ati mama, ati reba rwose hano kuri iyi foto urebe neza yuko papa wanjye adasa n'uriya muntu uri kuri iriya foto. Ubuka mama w'uyu mwana ntabwo yarabizi neza yuko uyu musore ari Yannis, ndetse babikekaga. Barakwereka umusore yahise afata ifoto gusa gutya ayigereranyaho, ndetse uri ahangaha ahita abona neza ni iki gisure. Yahise aza amwaka ifoto aravuga ati zana ahangaha. Avuga ati se ibi ngibi birashobokara? Ati ni wowe Yannis Hayes? Bigaragara yuko uyu mukobwa Tricia ajya kuryamana n'uyu musore cyangwa se bajya kubyarana, ntabwo yari azi ko ari we Yannis, ariko aka kana ubwako ko kari kabizi ndetse kazi ibintu byinshi kuri papa wako. Akana karangije kavuga ati ibyo ngibyo nabikuye mu muryango kwa Hayes cyangwa se nabikuye muri famiye yo kwa Hayes. Umusore arangije aravuga ati none se ni ibiki urimo kureba? Ati rwose se ndasa n'uwo muntu uri ku ifoto. Urahanga rwose yahise avuze induru avuga ati yewe naba ndi kumwe n'umuzimu nkaba nari kumwe n'umuntu, niba mbona rwose umuntu turi kumwe hano baramushyinguye. Ese na wa musaza w'umukozi wo mu rugo hano cya bodyguard atangira kuvuga ati yewe iyo foto yo kunzibutso muyikure aho ngaho. Ati rwose irimo kuntera ubwoba kubona umuntu wapfuye mwongera nkamubona turi kumwe. Umukobwa urangaranje aravuga ati none ibi ngibi ushatse kuvuga yuko ari ibyo wabonye mu nzu kwa Hayes aho bajugunya imyanda? Akana karangije karavuga ati cyane mama, ati rwose yaba iyi taburo ndetse n'iriya foto, ati byose niho nabikuye, ati aho bamwibukira bigaragara yuko uyu musore mu muryango wabo bamufata nk'aho yapfuye, ndetse uyu nguyu Tricia nawe nibwo abimenye. Arangije avuga ati none niba kwaya cyangwa se uyu musore ngo ni Yannis Hayes bamufata nk'aho yapfuye, ati tumufashije kuba yagarura ubwenge bwiwe. Ibi bintu nibyo n'aka kana katangiye kavuga, ati tumufashe kuba yagarura ubwenge bwiwe ndetse tukamufasha kuba yasubira mu muryango we, ati rwose byaba ari agatangaza. Ati ikindi bivuze yuko rwose aramutse asubiye mu muryango we akongera akaba umukuru w'uriya muryango ndetse agasubirana buri kimwe cyose yaba afite, ati byatabara famiye yanjye ya shapu. Wibuke uyu mukobwa sogokuru we yaguze ibintu ndetse ibyo bintu benda kubigurisha bifitiye ubukene basanga ni ibya pirate, none amenye yuko uyu musore ari wo mu muryango w'abakire ndetse bamufata nk'aho yapfuye. Arangije aravuga ati numye agarura intekerezo ze, ati rwose byamfasha uyu musore rwose yasubira mu muryango we, ati nanjye byatuma mbona amafaranga yo kugarura umuryango wanjye. Ati bigaragara yuko kampani z'umuryango wanjye zirimo guhomba ndetse zirimo kujya hasi cyane. Barakwereka Jelena hano yakomeje kugenda yitegereza agakufe umwana muto yamwoherereje nk'impano, ariko uyu musore ngo ni paka twabonye utamwifuriza keza. Avuga ati yewe wasanga uwo mukufe ari nk'umuntu nk'umwe muri kampani duhanganye wawuzanye kugira ngo rwose atume utekereza nabi. Ati iyo ngiyo yaba ariyo nzira yonyine yo kuba rwose badushyira hasi. Ati rero rekera gukomeza kuwutekerezaho. Ati wasanga rwose uwo mukufe atari uwa nyawo. Ati ndetse bakaba bawuguhaye kugira ngo ugusubize mu gahinda ndetse ugusubize no mu bihe byo kwibuka umuvandimwe wawe wapfuye kera. Ati hanyuma y'imyaka 6 yose urashaka gukomeza kwizera yuko umuvandimwe wawe akiriho. Ati ikindi kandi numvishe yuko Hona Group cyangwa se company yitwa Group, ati iri gukusanya ibintu byose byatuma idutsinda cyangwa se itujya imbere. Ati rero wasanga izo ngizo ari trick zabo bakoresheje
kugira ngo badutsinde ntibize gukomeza kuba byakurangaza. urahanga ngo ni Paka arakora ibishoboka byose kugira ngo yumvishe uyu mukobwa ngo ni Jelina yuko aka gakufi bamuhaye atari akanyago. Arangira amubwira ati ikindi kandi Jelina ati rwose igihe nyiri ahangaha ati Hayes Group cyangwa se company ya Hayes nta na rimwe izigera ijya hasi cyangwa se ngo ijye mu biganza by'abanzi babashe kuba badutsinda. Ati rero rekera aho ngaho rwose gukomeza gukurikira amarangamutima yawe bitewe n'ako gakufi bakoherereje. Ati wasanga ariyo nzira bakoresheje yo kudutsinda. Uyu nguyu ntabwo ashaka ikintu na kimwe gituma uyu mukobwa ngo ni Jelina atekereza yuko umuvandimwe we yaba akiri muzima. Wibuke nyuma yuko anamwumvishe yarari hanze y'urugi rwose avuga yuko agomba kuba yakoresha uburyo bushoboka bwose agashyingiranwa n'uyu mukobwa hakiri kare. Barakore kandi watangiye kumubwira ati none se ubundi Jelina ati njye nawe ibyacu twabyihutishije ati rwose tukareba no ku buryo utangira kwita ku bana ati rwose wowe ukita ku byo kubyara ubundi ngiye ngatangira kwita ku by'akazi. Ubwo icyo avuga ni ukwita ku bya kampani. Umukobwa arangije avuga ati nta kibazo ati rwose n'ubundi ikirori cyacu kirabura icyumweru kimwe cyonyine ati rero ikirori cyacu nitumara kugikora ati byose tuzahita tubitangaza ati ndetse icyo gihe nanjye nibwo nzajya kuba mu rugo nanjye kwita ku bana cyangwa se nite ku byo gutwita no kubyara ati nawe mureke wite ku bya kampani. Kumbe turabizi uyu musore ngo ni Paka ni nacyo kintu yifuza ndetse arangije amubwira ati rega niyo mpamvu ngukunda kurusha uko nkunda ikindi kintu icyo ari cyo cyose ati ndetse n'umuvandimwe wawe wenda nubwo atari kubyifuza ariko nibura yari kukwifuriza urukundo nk'uru. Banza uyu musore ataraba umusazi atarigeze yifuza yuko bari babiri bakundana. Barakoreka muri ako kanya uwo musore w'umusazi hano nyuma yuko uranga ngo ni Trisha amaze kumenya yuko ari umusore ari we musore w'umukire ndetse mu muryango wiwe batazi yuko ari na muzima. Hano barakoreka yamuguriye telefone. Arangije aramwizanira ati iyo ngiyo ni telefone nakuguriye ati igihe cyose wagize ikibazo uzajye umamagara cyangwa se uhamagara umukobwa wanjye Zine yakumbe uwo bazaniye telefone hano na hano ubwo azi ngo telefone ni igiki ndetse ikurite. Akana karanje kavuga ati mama ese we nakuri kubona yuko atazi gukoresha telefone ati bigaragara yuko no guhamagara uribuze kubimwigisha. Umusore urahanga rwose afite igipupe kiwe atajya asiga. Barakoreka yatangiye kumwigisha amubwira ati rwose iyi ngiyi ni nimero y'umwana wanjye Zini ati ndetse iyi nimero ureba ahangaha ati ni nimero yanjye ati rero guhamagara bakanda kumbe igisore cyo kiri kwihumuriza mu misatsi y'umukobwa. Barakoreka umukobwa yarahindukiye hano bahita basomana ariko nanone biba nk'impanuka. Umusore urahangaha ni umusazi ndetse ibingibi bibaye nta n'ubushake yabigizemo. Barakoreka akana karabyitegereje kabona mama wako yakomeje rwose gusomana n'umukobwa ati yewe ati mama wanjye ndetse na papa barasomanye. Umukobwa we atekereje yuko uyu musaza bikoze kubw'impamvu kumbe umusazi nta nubwo azi ngo ni ibiki akoze. Barakoreka hano Trisha yahise agira isoni arangije avuga ati Zine fata telefone ari we utangira kumwigisha ati njyewe ntago ibi bintu nabivamo pe. Yahise yirukanyira ndetse akana gasigara hanga kari kuvuga ati yewe mama aracyagira isoni koko zo kuba yasomana na papa ati se ngo tuvuge yuko bambyaye batarasomana hora. Akana karanga rwose gafite ibitekerezo ni nk'iby'abantu bakuru. Koreka umusura hanga rwose bashaka kwigisha telefone we ubwonko bwe bwibereye kure wagira ngo hari ibindi abari gutekereza. Gusa akana hano kakomeje kamwigisha kambwira ati rwose nushaka guhamagara ndetse nimero zacu zanze gucamo ati nimero ya polisi ngiyi ni 911 ariyo uzahita uhamagara. Sinzi niba uyu musore atazahamagara polisi gusa. Barakoreka akana katangiye gutekereza atari ko se ati rwose uriya mugabo mubi watumye papa wanjye aba gutya cyangwa se uriya mugabo mubi ushaka kwiba kampani ya papa wanjye ati gute nzamukura mu nzira ko mbona papa wanjye nta gahunda afite yo kuba muzima. Akana nako hano karamwitegereza kakabona rwose nta gahunda afite yo kuba yaba muzima. Kumbe barakoreka twigarukire hano umusore ngo ni Paka bigaragara yuko ibyo yavuganye n'uriya ngo ni Jelina. Abantu hano rwose barimo kumukongratulating bamubwira ati Paka ati kabisa congratulation ati ugiye kubona iyi kampani cyangwa se niwe ugiye kuba CEO w'iyi kampani ati hanyuma y'igihe rwose ushyingiranwe nande ushyingiranwe na Jelina. Mu bigaragara nuko Paka yashyingiranwe na Jelina ndetse Jelina ngo agiye kwitegura ibyo kuba yatwita ndetse no kubyara. Uyu musore akaba ari we usigara yita kuri kampani.
abantu hano rwose bari barimo kumufelicita bavuga ati kabisa ati buri wese uri hano azishimira gukorana nawe. Ati ariko ubundi urabyumva ute? Ati rwose nyuma yuko iyi kampani ubaye perezida wayo, ati n'ubundi uriya musore ngo ni Hayes katakibaho ndetse ko bizaba bisigaye ku izina ry'umuryango wawe. Ati urabyumva ute iyi kampani uhise uyita Parker Group? Wumvi bari gupanga no gukuraho izina ry'uriya mukobwa ndetse n'umuryango we, ubundi uyu musore agahita atwara izina rya kampani. Umusore aranje ababwira ati mureke kampani manze nyifate cyangwa se ijye mu biganza byanjye, ati ibyo bindi biraza nyuma. Barakurika boss cyangwa se CEO w'iyi kampani, umuyobozi mukuru n'uyu mukobwa, ariko nanone akaba yarayisigiwe nande na musaza we uriya bazi yuko wapfuye, ariko nanone twe twamubonye ari muzima ahantu hamwe mu rugo rumwe, ariko nanone uwo bari kumwe akaba ari umugore we babyaranye nubwo batigeze babana, ndetse akaba ari kumwe n'umwana we. Barakwereka bari abatangiye kuvuga ati mbega ukuntu uyu mukobwa asa neza, ati neza nk'ukuntu tujye tumureba mu binyamakuru niko asa umukobwa uri ahangaha, ndetse cyangwa se abantu bo muri uyu muryango wo kwa Hayes bigaragara yuko abantu bababona gake gashoboka. Urakwereka abantu baranga batangiye kuvuga ati mana yanjye, ati none se gute abasha kugenda n'aba bodyguard na bamwe afite? Ati buriya nago uriya mukobwa bamwica cyangwa se bamugira nabi bitewe n'amafaranga menshi kampani yabo ifite. Abantu baraho namwe murabizi, ahantu hari abantu ntihabura amagambo. Twigarukira hano ku rundi ruhande, ariko nanone niwibagirwe yuko dusize Parker bagiye kumuha kampani cyangwa se bagiye kumugira umuyobozi mukuru wa kampani, ariko nanone kampani yakabaye ari y'uyu musore w'umusazi. Mu bigaragara nuko uriya musore ngo ni Parker ari we wagize uruhare mu kuba uyu musore yasara. Barakoreka umuganga yakomeje amubwira ati iki kibazo cy'uyu musore ati biragoye nanone kukuba yakira, ati ariko nanone umuntu yamwitayeho bishoboka, ati rwose hari icyizere gikeya, ati rwose nka 2% yuko uyu musore ashobora kuba muzima. 2% bivuze yuko bigoye yuko uyu musore ashobora kuba yakira. Umukobwa aranje avuga ati ariko muganga, ati ngewe amafaranga yose mwansaba kugira ngo rwose mumukizi, ati nayatanga, ati ndetse ikindi mfite icyizere yuko yaba muzima rwose mwamwitayeho uko bishoboka. Ati rero urikira aho ngaho gukomeza unshinege umbwira ati rwose amahirwe yo kuba uyu musore yakira ni 2%, ariko nanone wibuke yuko uriya ngo ni Tricia ari gutabara uyu musore kugira ngo uyu musore agaruke muri kampani ye, nawe abe yareba uburyo kampani ziwabo zitajya hasi cyangwa se imitungo yiwabo yose atayibura, bitewe nuko uriya musore urabona yuko rwose umuryango w'iwabo n'abahirwe bakomeye cyane kubona n'uyu mushiki we aza imbere rwose, abantu bagatangira kuvuga ati ngiye no bwa mbere mubonye, ati ubundi ngiye namubonye kuri televiziyo. Akoreka muri ako kanya umukobwa yaje hano, ngira ngo n'ahantu ikirori kiri kubera naho ngaho mwahabonye, avuga ati ngiye rwose nka CEO cyangwa se umuyobozi mukuru wa Hayes Group, nkaba nitwa Jelena Hayes, ati rwose uyu munsi nabatumiye ahangaha mwese kugira ngo mbe nabatangariza yuko guhera uyu munsi rwose ati umugabo wanjye ati ndashaka kumushyira byinshi cyangwa se ndashaka kumuha inshingano muri iyi kampani. Ati imyaka 3 ishize, ati rwose umuvandimwe wanjye mukuru Yanis Hayes, ati rwose twaramubuze. Umve ibintu umukobwa yabanje hano kuba yatangaza. Ati rero rwose nyuma yuko tumubuze, ati twashyizeho abantu benshi ngo bashakishe ahantu hose hashoboka. Mu bigaragara nuko nabo batabizi neza yuko yapfuye, ariko nanone bagendera kuri iyi minsi ishize. Anje avuga ati twakoreshe uburyo bwose bushoboka, ati ariko nta kimenyetso na kimwe twigeze tubona kigaragaza yuko umuvandimwe wanjye yaba hari cyangwa se akiri muzima. Ati rero kuva icyo gihe byabaye ngombwa yuko nanjye mfata inshingano, ati nkafata inshingano zo kuba nakita kuri iyi kampani. Ati rero kuva nanjye nashyingiwe cyangwa se mfite umugabo wanjye, ati ntabwo ngomba gukomeza gufata inshingano nk'umugabo kandi umuryango wanjye ufitemo umugabo. Ati niyo mpamvu uyu munsi nafashe umwanya kugira ngo mwese muri ahanga mbatangarize yuko 50% akwa kundi neza umwana yabirosi niko hano bihise bigenda. Ati 50% by'iyi kampani byose mbihaye umugabo wanjye. Guhera uyu munsi Zoxis Parker cyangwa se umugabo wanjye Parker niwe ugiye kujya ucunga 50% by'iyi kampani yacu. Bivuze ngo 50% uyu musore namara kubisinyira, nta nubwo uriya ngo ni Yanis Hayes azaba afite uburenganzira bwo kuba yagaruka ngo abyisubize kabone nubwo azaba yarabaye muzima, kuko bivuze ngo uyu mugore Jelena cyangwa se uyu mukobwa mushiki w'ura musore ngo ni Jelena azaba yaramaze kubitanga
ku mugaragaro abantu bose bareba ndetse no mu mategeko bizaba ari iby'uyu musore ngo ni paka. Kandi nanone twabonye yuko uyu musore ngo ni paka nta kindi cyari kimushishikaje usibye kuba yabona iyi mitungo yo muri iyi kampani, ndetse mu bigaragara dukurikije n'ibyo uriya mwana yavugaga ndetse n'ibyo uriya Tricia yakekaga, uyu musore ngo ni paka niwe ushobora kuba yaratumye uriya ngo ni Yanis abakuriye. Barakwereka neza nk'uko akana kabirose, ariko mbere yuko uriya mukobwa aha paka uyu nguyu ngo asinye yahise atangira kwibuka umuvandimwe we atarabura ngo ni Yanis ukuntu byari bimize. Barakwereka hari umunsi umwe uyu mukobwa ngo ni Jelina arangije azana uyu musore ngo ni paka, aza kumwereka uriya musore twabonye ari umusazi hano gusa yari akiri muzima ndetse abantu bose bamutinya. Umukobwa avuga ati Yanis ati rwose narinzanye shiri wanjye hano ngo muhure. Yanis avuga ati rwose nago ngo ngiye ngomba kumwemera nka shiri wawe. Umukobwa aranje avuga ati ariko se kubera yuko Zoxis yaturutse rwose mu muryango ukenye cyangwa se umuryango wabo ari abakene niyo mpamvu udashaka yuko aba umugabo wanjye. Umusore aranje avuga ati Jelina yabwiraga mushiki we ati rwose uravugana nanjye gutyo kubera uriya musore uciriritse uri hariya, bigaragara yuko Yanis atakundaga uriya musore, ati wabuze ubwenge bwawe. Umukobwa aranje avuga ati ariko Yanis ati rwose uriya musore ndamukunda, ati ndetse nubwo atari uwo mu cyiciro cyacu cyangwa se adahuye natwe abangaba ni abakire cyane, ati ariko nanone ngiye ndamukunda, ati ikindi kandi nawe arankunda, ati tuzagerageza tumushyire ku cyiciro cyacu. Umusore arengera aramubwira ati none mbwira, ati rwose urashaka yuko nkureka ugakundana n'umusore w'umubodyguard wa hano muri uru rugo, ati cyangwa se urashaka yuko nkureka ugakundana n'umwe mu bakozi, bivuze ngo uyu musore yari umusekirite cyangwa se yacungaga umutekano hano muri uru rugo rwo kwa Yanis. Ange aravuga ati urumva ibyo ngibyo abaye ari papa wacu uri hano we, ati urumva ibyo ngibyo yabigukundira. Bigaragara yuko ababyeyi b'uyu baba bana bombi bapfuye ndetse uyu musore ari we wari usigaye hano rwose muri uyu muryango ari we mukuru. Aranje aravuga ati nkuko umuryango wacu cyangwa se ba data bacu nta numwe wakemera icyo kintu, ati niyo mpamvu nanjye nari buze kukureka ngo ukundane n'umusekirite, ati ndetse nibamusohore bamukure hano vuba. Barakwereka iki gisore kiri aha ngaha nicyo cyari kirimo kubyibuka kibuka uburyo Yanis yacyangaga ndetse kitakabaye gifite n'ibi byose kigiye kubona hano. Barakwereka uyu musore w'umubodyguard cyangwa se ari umusekirite muri uru rugo yaje avuga ati rwose nyakubahwa, ati ndakwinginze rwose, ati ndakwinginze winandukanya na mushiki wawe. Ibaze nawe nk'umukozi wo mu rugo aje kugusa cyangwa se nk'umukozi wo mu rugo arimo gusaba umwana wa boss. Umusore urangahe icyo gihe yahise amubwira ati wa musore we, ati ndaza gutuma uhura n'ibyago mu gihe cyose udashaka kureka mushiki wanjye ngo agende cyangwa se udashaka kuva iruhande rwa mushiki wanjye, ati ntabwo nshaka yuko ukomeza kwigira mushiki wanjye, ati ndetse gira vuba umve mu maso. Bivuze ngo uriya musore ngo ni paka kuba ari gutwara kampani yabo cyangwa se kuba ashaka gutwara imitungo yabo, ameze hano nk'uri kwihorera. None dore ari kwibuka ibyabaye icyo gihe byose, none ari kuvuga ati finally cyangwa se nyuma na nyuma, ati ibyo nifuje mbigezeho, ati ndetse nta kintu na kimwe kigeze gihagarara mu mipango yanjye, ati none birangiye Jelina ibyo nifuje abingejejeho. Bigaragara yuko uyu musore atanakunda uyu mukobwa ngo ni Jelina, ahubwo we icyo agamije ari ukuba yabona imitungo yo muri uyu muryango. Barakwereka muri ako kanya umusore hano rwose yahise ayifataho cyangwa se afata ku ikadi iraho, kumbe agifataho ngo babafotore cyangwa se abanyamakuru banabifate. Hari uwahise avuga ati ibyo ngibyo ngewe ntago mbyemera, mu kajwi k'abana yavugiye hanze. Abantu bose bari aho ngaho barumiye bavuga ati se ibi ngibi ni ibiki? Kumbe barakwereka na wundi ni umurakare uri hano yaje yarakaye, wagira ngo abantu bari aho bose arabicara bamara. Barakwereka akana muri ako kanya kaje karakaye kavuga ati ngewe ibyo ngibyo ntago ndibuze kubyemera. Abantu bose bari aho baravuze ati mana yanjye, none se kandi uriya mwana we avuye hehe ko n'abana batumiwe hano muri iki kirori? Akana karanje karavuga ati ngewe ntago mbyemera yuko Zoxis Paka aba CEO cyangwa se aba umuyobozi mukuru wa Hayes Group. Akana hano karabihakanye, abantu bose barumirwa. Ni ikirori cy'abantu bakuru. Ibaze rwose ni nkuko ahantu haba hari abaministri na ba meya bagafata umwanzuro hakavayo umwana wo muri garidene w'imyaka 3 cyangwa se 5 akavuga ati ibyo bintu muvuze ngenda bihakanye. Abantu bari aho ngaho bahise bumirwa bavuga ati ye, ati koko ruriya rwana ruvuye hehe? Umusore hano bari batangiye kumushyira ibintu byose mu biganza, ndetse icyari gisigaye ni gufata ikaramu agahita asinya kuri taburo avuga yuko ibyo bamuhaye byose abyemeye. Yabonye icyana hano kimwivangiye mu mipangu, anje aravuga ati warwana bisohoka.
akana karangije karavuga ati kampani iri ahangaha yitwa Hayes Group ndetse yashinzwe n'umuryango w'abaheyesi bayihereza umusore mutoya Yanis. Ati none mwigeze mubona umubiri w'uwo musore kugira ngo mufate kampani yiwe muyitange? Ati mwigeze mubona umubiri we ugaragaza yuko yapfuye? Akana ibintu kari kubabwira hano nibyo, kuko nawe utekereje wakumva ari byo. Niba umubiri w'umusore batarubonye ngo bemeze yuko yapfuye, kuki bari gufata imitungo ye ngo bayitange? Jerina arangije avuga ati none se wakana we, ati rwose waba uzi ahari cyangwa se waba uziranye na musaza wanjye? Barakoreka Jerina agiye kwegera akana, paka uri hano yahise amuhagarika avuga ati uru rwana rushobora kuba rwoherejwe na bamwe mu bantu duhanganye. Izi nizo njingo uyu musore ari kwitwaza kugira ngo rwose uru rwana ruze rwice iyi mipangu yacu. Ati urabyumva ute rwirengagije tukabanza twasinya? Ati reka kiriya cyana tugifate nk'aho kidahari. Wumve umusore urahanga arashaka ngo basinye ibintu rwose bitaraba bibi. Ndetse abantu barahanga batangiye kuvuga ati murabona uburyo karakana kadafite ubwoba habe na buki. Ati mana yanjye tikarakana gateye ubwoba pe. Akana karahanga abantu kabakanzi. Ati cyangwa uriya yaba ari umwana w'ibanga wa Yanis. Abantu barahamukira rwose barajujura gusa bakagwa no ku ngingo cyangwa se bakagwa ku kintu cyanyacyo. Barakwereka pakano yaje yigira akakana. Ese uyu mwana we wenyine ari buze kuba yabahagarika uyu musore kuba yatwara iyi kampani? Paka yaraje atangira gukanga umwana hano amubwira ati wa mwana we, ati rwose numbwira ukuri, ati ndibuze kukureka uve hano cyangwa se wigendere mu mahoro. Ati rero urambwira icyakuzanye hano cyangwa se urambwira impamvu uri hano, ati cyangwa se ibintu bitaza kugenda nk'uko wabipanze. Akana karangije karavuga ati nta muntu n'umwe wanyohereje hano, ati rwose ngewe ndi hano ku giti cyanjye, ati nizanye. Yaratangiye kubaza umwana niba ari izindi kampani zamwohereje ngo aze abatesha umutwe. Ati ndetse ngiye ndi hano kugira ngo mbe navuga ukuri. Barakwereka uyu nguyu yumvise iki cyana gishobora kuza kumutesha umutwe, atabarinze ati muze iki cyana mukijugunye hanze. Ese biri buze kurangira uyu nguyu paka bya nyabyo atwaye kampani ya papa w'uyu mwana? Mureke duhurire mu gice cya kabiri tureba ese uriya musore we ari buze kuba muzima. Bye bye, yarivaze umuhungu wanyu. Ndabakunda cyane.